Hello friend, mumeze mute? Reka nizere yuko mumeze neza. Nanone rero turagarutse, ntabwo tugarutse turimo kuvuga inkuru kuko murabizi neza yuko hano hatambuka ibiganiro bigiye bitandukanye. Hari inkuru ariko by'umwihariko inkuru zibanda ku rukundo, inkuru zitwigisha uko twakitwara mu rukundo ndetse no mu mibanire n'abantu bacu, yaba abo dukundana cyangwa se nanone no mu miryango yacu tugiramo tukabisesengura byose tukabishyira ku karubanda, hanyuma umuntu akamenya uburyo akwiriye kwitwara. Hano iyo tuvuze kubisesengura tukabishyira ku karubanda ni kwa kuri tugira tukazana bya bintu cyangwa se za ntambara zose ziba mu rukundo cyangwa se ziba mu miryango, hanyuma tukaziganiraho buri muntu wese akamenya uko akwiriye kwitwara cyangwa se akamenya inama kuyemo zamufasha kwitwara neza mu rukundo cyangwa se kwitwara neza mu muryango, agakomeza kugira umuryango mwiza ubereye u Rwanda. Uyu munsi rero ikintu tujye kuganiraho, tujye gusubiza bimwe mu byifuzo cyangwa se bimwe mu bibazo byabajijwe n'abantu badukurikira. Murabizi neza yuko hano ama comment abafunguye uba wemere kugira ikintu baza, hanyuma tukazagaruka turi kugenda tugisubiza. Ni umukunzi wacu, ntabwo turi bumuvuga izina, ariko yatwandikiye bitewe n'ikiganiro twari twakoze, hanyuma arangije atubwira ati ni iki wakora mu gihe umuntu mukundana umubwiye amakosa ye, hanyuma nyuma yo kumubwira amakosa ye akaba yakurusha uburakari. So iki ni ikibazo cyiza cyane rero natekereje, ariko nkumva ntabwo uyu muntu ari we agifite wenyine cyangwa se ntabwo ari we yaba yarabashije guhura nacyo mu buzima bwacu bwa buri munsi, mu mibanire yacu n'abantu. Ibi bintu tugenda tubinyuramo, niyo mpamvu rero uyu munsi naguteguriye ibintu bigeze kuri 5 ukwiye by'uburyo ukwiye kwitwaramo mu gihe umukunzi wawe ugerageza kumwereka amakosa ye hanyuma akakurusha uburakari. Kimwe nuko turabisanisha nuko umukunzi wawe ashobora kuba nabwo yaba yakubonyeho amakosa, hanyuma watangira kumusobanurira uko ibintu byagenze, nabwo ukabona agize uburakari bwishi cyane. Ibi bintu rero ugomba kubikurikiza ngiye kukubwira. Witonde, icya 5 kirakubiye, ugomba kugitega amatwi kuko cyo uraza gusanga kirenze ibindi byose. Icyo nagusaba rero, niba wagezanga kandi ukabukunda ibiganiro bitandukanye nkunda kukugezaho cyangwa se ibiganiro bitandukanye bikunda gutambuka ngaho kuri channel, nagusaba kugira ngo rwose ukandere kuri no video kuko ni umusanzu wawe ukomeye uba uduhaye. Ikindi nanone rero, niba uri mushyashya hano turakwakire kandi tuguhaye kazi. Umuntu mushyashya ni umuntu utaramara gukanda subscribe. Niba utarakanda subscribe uyikande, wibuke gufungura inzogera kugira ngo nawe ube umwe mu bantu bazajya badukurikira kandi bakadukurikirira ku gihe. Mwayo kaze kadutangira ikiganiro cyacu, ndabakunda cyane. Nk'ibisanzwe turera ku mwanya wa mbere, tugenda tuze gusoreza ku mwanya wa 5. Ikintu cya mbere ukwiriye gukora mu gihe umukunzi wawe umubwiye amakosa ye hanyuma agahita akurusha uburakari, cyangwa se mu gihe akubonyeho amakosa ariko watangira kumusobanurira impamvu cyangwa se uburyo byagenze kugira ngo ubashe kwisanga mu iryo kosa, ukabona akurushije uburakari. Ikintu cya mbere ukwiriye gukora cyangwa se uburyo bwiza ukwiriye kwitwara ni uguhita ugerageza guca bugufiya, ukigira nk'umuntu rwose wemeye icyaha, reka ariko mbivuga kwiyoroshya ku buryo nawe nabibona abona ko wagerageze guca bugufi. Ndabizi neza ushobora guhita uvuga ati se ko nagerageje kwiyoroshya ndetse we atangira kwibona ukundi kuntu nta n'agaciro bihaye. Birashoboka cyane rwose. Iki kiganiro gikurikire ndaza kukubwira ikintu ugomba gukora mu gihe wagerageje ibi bintu byose ngiye kukubwira bigeze kuri bingahe, byose byanze finali, ikintu ukwiriye guhita ukora ku munota wa nyuma. Ikintu cya kabiri ukwiriye gukora mu gihe umukunzi wawe umubwiye ikintu cyangwa se umubwiye ikosa rye akakurusha uburakari, cyangwa se akaba yagufatira mu ikosa akaba nabwo yahita agira uburakari bukomeye cyane. Ikintu cya kabiri ukwiye gukora ni iki ngiki. Mu gihe uyu mukunzi wawe ari kugutonganya cyangwa se ari kuvuga amagambo menshi cyane, ubona neza ko yagize umujinya, wowe ikintu ukwiriye gukora ni iki ngiki. Ntabwo akwiriye kuba yavuga ngo uhite umusubiza, ndetse iyo utekereje kuba wagira ikintu umusubiza ugerageza kumusubiza, ariko niba arimo kuvuga ukabanza ukamuha umwanya mu gihe wumva yuko atuje neza ashaka kukumva, ukaba aribwo wagira ikintu uvuga, kandi nabwo ukirinda kuvuga ikintu gifite uburemere kubera yuko aba gifite umujinya mwinshi cyane, hanyuma ukagerageza kumubwira ijambo ritaza kuba ryahita rimwongerera umusemburo, ahubwo ukaba wakicisha bugufi nyine. Birashoboka cyane ko avuga ati mumbabarire ntabwo nzongera, cyangwa se ukareba n'utundi tuntu bivuga nyine tugaragaza guca bugufiya, hanyuma we nk'ubuke bwaho wabona wamujinya washize, ukatangira nyine ukajya wamuganiriza rwose ukamubwira ukuntu ibintu byagenze, ariko ntabwo mu gihe yarakaye ari bwo buryo bwo kwisobanura. Kereka ubwe we avuze ati mbwira uko byagenze, ariko mu gihe agifite umujinya mwinshi ari kuvuga ibindi biterekeranye, urapowa ugatuza.
icya gatatu ukwiriye kureba cyangwa se ukwiye kubanza gushishoza ukareba, ukwiriye kumenya ngo ese uyu mujinya ari kugira uturuka he, ese yaba ari njye mbifitemo uruhare cyangwa se yaba ari we. Mu gihe usanze ari wowe ugomba kumenya yuko ugomba guca bugufiya ugasaba imbabazi, ariko none mu gihe usanze biri guturuka kuri we ugomba kumenya ngo ese uyu mujinya uri guturuka he, ni karagiteri ziwe cyangwa se yaba ari yindi mico atangiye kwiga. Iyo usanze ari karagiteri ziwe ari ibintu karemano bidashobora no kuba byamuvamo ukaba utamuhugura ngo bimuvemo, igisubizo ndaza kukiguhereza mu kanya tugeze ku mwanya wa 5. Ariko iyo uje gusanga ari inama mbi abwirwa, ndakubwiza ukuri ko uragerageza ukamupropoza, ukaba wamugira inama ndetse ukamwereka yuko izira nshuti cyangwa se inshuti zigerageza kuba zamugira inama zimeze nk'izo ngizo nta kindi kintu zirimo kumumarira ari kuba zamufasha mu gusenya. Ndabizi neza iyo umwegereye mukaganira akubwira no kuri kose rwose ukuntu byagenze, upfa kuba muri guhuza gusa hanyuma mukaba mwahugurana mukagira inama. Ariyo mpamvu nanone kandi mbibutsa kujya mugirana ibiganiro hagati y'abantu babiri mukundana. Buri ibiganiro ni ibintu byiza cyane byubaka urukundo kandi rugakomera. Icya kane, niba waragerageje ibi bintu bitatu byose ukabona birimo biranga, icya kane gerageza gushaka umuntu umwe wizeye hanyuma umuganirize abe yakugira inama y'icyo ukwiriye gukora. Uyu muntu umwe nkubwiye ni umuntu uwo kwizerwa cyangwa se wizeye. Birashoboka cyane ko wakegera umubyeyi wawe, kuko buriya ababyeyi n'abana beza rwose kandi bumva ibitekerezo by'abantu. Ukaba wamwegera ukamubwira ikibazo ukuntu kimeze, akaba yakugira inama ikomeye. Icyo nakubwira cyo buriya nta umubyeyi hava akagera, nta mubyeyi wifuza kubona umwana we yasenye cyangwa se umwana we adafite ibyishimo. Niyo mpamvu rero yaca bugufiya akakugira inama kandi iyo nama ikaba isobanutse. Icya gatanu aricyo cya nyuma, mu gihe ibi byose bya kuva ku cya mbere kugeza ku cya kane byanze, finali ubona byose byanze burundu, icya kane ukwiriye gukora ni ugutandukana n'uyu muntu. Ko wikanze se, utekereza ko ukomeje kumwitsindagira atazakomena impanga? Tekereza impamvu ukunda kumva kuri radio ngo umugabo ngo yishe umugore cyangwa se ngo umugore yishe umugabo, ntibabica se bagapfa. None ngiye mvuze gutandukana utangiye kwikanga. Oya wana nta birenza, aho gupfa uyu munsi wapfejo. Niba ugerageje rero kuba wamubwira ibintu byose bishoboka ukabona kurusha uburakari ndetse rimwe na rimwe ukabona arimo arashaka kuba yakurwanya, ashaka kugukubita, agutuka bidasanzwe, amagambo menshi, inkuru zidashira, ndetse ukabona ni ibintu bigayitse cyane, ndetse waramugira inama ndetse warifashije n'uwo mujyanama nawe akamugira inama bikanga, finali nta kindi kintu ukwiriye gukora no gushakisha uburyo watandukana n'uyu muntu, ukagenda rwiza nawe akagenda rwiza cyane. Ko birashoboka cyane ko wabura umukobwa aho ahantu ho n'umuti ukomeye cyane, kuko ntago wazabura umuntu ugutetesha ndetse ukwitaho. Ariko nanone bishoboka ko wabura umumama cyangwa se uri umupapa, nta yindi tekinike wakora. Dore utangiye kuvuga ngo n'abapapa se ngo byababaho. None se nta mugore uherutse kumva wishe umugabo yamara kumwica nawe agahita yiyahura? None se kuki wumva ko abagabo bitababaho? Bararengana ndetse cyane. Niba ubiteraho comment unyandikira aho ngaho umunsi umbwira ukuntu batarengana. Ubwo rero kingenze bavandimwe banje shiti zanjye dukunze kubana mu biganiro bitandukanye bikunda gutambuka nga kuri channel, mureke twubaka urukundo, mureke twubaka umuryango mwiza rwose. Ibintu by'amakimbirane wana tujye tubijugunyiriye. Rega bura guca bugufiya ntago bisaba iminota myinshi, ni iminota mike cyane ugahita wigira nk'umuntu mbese wana sinayivuga gute. Akantu ko guca bugufi reka nze tuzagasesengura ubundi bushyashya mu kindi kiganiro wenda tuzategura mu bisabe muri comment, hanyuma tuzagasesengura kandi uzasanga ari akantu k'ingenzi. Reka mbashimire rero mwebwe twabanye mw'iki kiganiro. Imana ibaho umugisha, ni ukuri mbakunda cyane, umva umutima wanjye wose narawubeguriye. Ubwo rero ugenzure neza cyakoze niba bamaze gukanda like, ikindi kandi niba uri mushyashya ugenzure niba bamaze gukanda subscribe, kugira ngo rwose nawe uzajye ubasha kubona ibiganiro byacu bitambuka ngaha kandi ubibonere ku gihe. Imana ibaho umugisha, ndabakunda, mugira icyumweru cyiza. Dore turi muri weekend, ejo ni ku cyumweru rwose ewana mu rusengero mumeze neza muri ku myako. Imana ibaho umugisha, turakundana pe, mukomeze kugira ibihe byiza.